mu gitabo cya Samweli wa mbere, tugeze ku bice byaho bitatu. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Titire yaho iravuga ngo Imana ihishurira Samweli ibizaba ku nzu ya Eli. Uwo mwana Samweli yakoreraga Uwiteka imbere ya Eli, kandi muri iyo minsi ijambo ry'Imana ryari ingume, nta kwerekwa kwari kweruye. Icyo gihe Eli yari atangiye guhuma atakibona. Bukeye mu maryama ajya ku buriri bwe, itara ry'Imana ryari ritarazima, kandi Samweli yari aryamye mu rusengero rw'Uwiteka aho isanduku y'Imana iba. Maze Uwiteka ahamagara Samweli, nawe ati karame. Arirukanka asanga Eli ati nditabye kuko umpamagaye. Eli ati singuhamagaye, subira kuryama. Nuko asubira kuryama. Uwiteka yongera guhamagara Samweli, arabaduka asanga Eli, aravuga ati nditabye kuko umpamagaye. Aramusubiza ati mwana wanjye, singuhamagaye, subira kuryama. Ariko Samweli yari ataramenya Uwiteka, kandi atarahishurirwa n'ijambo rye. Uwiteka ahamagara Samweli ubwa gatatu. Arabaduka asanga Eli, ati nditabye kuko umpamagaye. Maze Eli amenya ko ari Uwiteka uhamagaye uwo mwana. Niko kubwira Samweli ati genda subira kuryama, niyongera kuguhamagara umusubize uti Uwiteka, vuga kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Samweli asubira kuryama aho yari ari. Maze Uwiteka araza ahagarara aho, aramuhamagara nk'ubwa mbere ati Samweli, Samweli. Nawe ati umbwire kuko umugaragu wawe nteze amatwi. Nuko Uwiteka abwira Samweli ati dore nzakora ikintu muri Isiraheli, uzacyumva wese amatwi azacura injereri. Uwo munsi nzasohoreza Eli ibyo navuze ku nzu ye byose, uhereye mu itangira ryabyo ukageza mu iherezo ryabyo. Namubwiye ko nzacira inzu ye urubanza rw'iteka ryose, mbahora gukiranirwa yamenye, kuko abahungu be bizaniye umuvumo ntababuze. Nicyo cyatumye ndahirira inzu ya Eli nti icyaha cy'inzu ya Eli ntikizahongererwa icyiru cy'igitambo cyangwa amaturo iteka ryose. Nuko Samweli araryama ageza mu gitondo. Bukeye akingura inzugi z'inzu y'Uwiteka, ariko atinya kubwira Eli ibyo yeretswe. Nuko Eli ahamagara Samweli aramubwira ati mwana wanjye Samweli. Nawe ati karame. Aramubaza ati Uwiteka yakubwiye iki? Ndakwinginze ntumpishe ikintu na kimwe mu byo yakubwiye byose, Uwiteka abiguhore, ndetse numpishe ikintu na kimwe mu byo Uwiteka yakubwiye byose, Uwiteka abiguhore ndetse akurushirizeho. Samweli amurondorera byose, ntiyagira icyo amuhisha. Nuko Eli aramusubiza ati n'Uwiteka nakora icyo ashaka. Samweli arakura, Uwiteka abana nawe, ntiyakunda ko hagira ijambo na rimwe rya Samweli rigwa hasi. Nuko Abisiraheli bose uhereye Dani ukageza i Berisheba bamenya ko Samweli yarundukiye mu buhanuzi bw'Uwiteka. Maze Uwiteka yongera kumubonekera i Shilo, kuko yajyaga yiyereka Samweli n'ijambo rye i Shilo. Kandi ijambo rya Samweli rigera mu Bisiraheli bose. Igice cya kane, titire yaho iravuga ngo Abafilisitiya banyaga isanduku y'Uwiteka mu ntambara. Bukeye Abisiraheli batera Abafilisitiya, bagandika ahateganye na Ebenezeri. Abafilisitiya nabo bagandika kuri Afeka. Abafilisitiya bateza urugamba kurwanya Abisiraheli, bagisakirana Abisiraheli baneshwa n'Abafilisitiya. Muri iyo ntambara bica abagabo nk'ibihumbi 4 mu rugamba rw'ingabo z'Abisiraheli, kuko ingabo zigeze mu rugerero abakuru ba Isiraheli barabazanya bati nuko ingabo zigeze mu rugerero abakuru ba Isiraheli barabazanya bati ni iki gitumye Uwiteka atureka tukaneshwa uyu munsi imbere y'Abafilisitiya? Nimuze tujye kwenda isanduku y'isezerano ry'Uwiteka, tuyikure i Shilo tuyizana aha, kugira ngo nigera muri twe idukize amaboko y'ababisha bacu. Maze abantu batuma i Shilo, bavanaho isanduku y'isezerano ry'Uwiteka Nyiringabo wicara hagati y'abakerubi. Kandi abahungu bombi ba Eli, Hofuni na Finehasi, babaga ku isanduku y'isezerano ry'Imana. Isanduku y'isezerano ry'Uwiteka igeze mu rugerero, Abisiraheli bose bavugira hejuru n'ijwi rirenga, isi irarangira.
Abafilisitiya bumvise urusaku rw'amajwi yabo barabaza bati, urwo rusaku rw'amajwi arenga ruturutse mu rugerero rw'Abaheburayo ni urw'iki? Hanyuma bamenya ko ari isanduku y'Uwiteka isesekaye mu rugerero rwabo. Nuko Abafilisitiya baratinya kuko bavuze bati, Imana igeze mu rugerero rwabo. Baravuga bati, tubonye ishyano kuko ibyo bitigeze kubaho. Tubonye ishyano. Ninde uzadukiza amaboko y'izo mana zikomeye? Izi ni zo mana zateje Abanyegiputa ibyago bitari bimwe mu butayu. Nimukomere murwane kigabo mwa Bafilisitiya mwe, mutabe ibiretwa by'Abaheburayo nk'uko bari byo, murwane kigabo. Nuko Abafilisitiya bararwana, Abisirayeli baraneshwa barirukanka, umuntu wese yiroha mu ihema rye. Habaho kurimbuka kunini mu Bisirayeli. Hapfa ingabo zigenza amaguru inzovu 3, kandi isanduku y'Imana iranyagwa, n'abahungu ba Eli bombi, Hofuni na Finehasi barapfa. Umugabo w'Umubenyamini aturumbuka mu ngabo, agera i Shilo. Uwo munsi imyenda ye ishishimuwe yishyize mu mukungugu mu mutwe. Ubwo yazaga, Eli yari yicaye ku ntebe ye iruhande rw'inzira arangarijeyo, kuko yari yakuwe umutima cyane n'isanduku y'Imana. Nuko uwo mugabo ageze mu mudugudu avuga amacumu, abo mu mudugudu bose bahinduka imiborogo. Eli yumvise ijwi ry'umuborogo arabaza ati, iyo midugararo ni iy'iki? Umuntu aza yihuta abibwira Eli, kandi Eli yari amaze imyaka 98, amaso ye yari ahumye atakibona. Nuko uwo muntu abwira Eli ati, ninjye wavuye mu ngabo uyu munsi, nzi kubagaho mvuye mu ntambara. Aramubaza ati, byagenze bite mwana wanjye? Uwo muvuzi w'amacumu aramusubiza ati, Abisirayeli bahunze Abafilisitiya. Habayeho kurimbuka kw'abantu benshi. Abahungu bawe bombi Hofuni na Finehasi bapfuye, kandi isanduku y'Imana yanyazwe. Amaze kuvuga iby'isanduku y'Imana, Eli ahanuka ku ntebe ye, agwa ingazi ku gikingi cy'irembo, akuba ijosi, arapfa, kuko yari umusaza kandi yiremereye. Yari amaze imyaka 40 ari umucamanza w'Abisirayeli. Umukazana we muka Finehasi yari atwite inda nkuru yenda kubyara. Nuko yumvise izo nkuru y'uko isanduku y'Imana yanyazwe kandi ko sebukwe w'umugabo we yapfuye, arapfukama arabyara, kuko ibise byamutunguye. Nuko ari bugufi bwo gupfa, abagore bamuhagaze iruhande baramubwira bati, witinya, ubyaye umuhungu. Ntiyabasubiza, ntiyabyitaho. Yita uwo mwana izina Ikabodi, ati, icyubahiro gishize kuri Isiraheli. Abivugishwa n'uko isanduku y'Imana yanyazwe, kandi n'ibya sebukwe n'umugabo we. Aravuga ati, icyubahiro gishize kuri Isiraheli, kuko isanduku y'Imana yanyazwe. Igice cya 5. Isanduku y'Imana itsinda Dagoni, ikigirwamana cy'Abafilisitiya. Abafilisitiya bari banyaze isanduku y'Imana, bayikura kuri Ebenezeri bayijyana kuri Ashidodi. Isanduku y'Imana igezeyo, Abafilisitiya barayenda bayijyana mu nzu ya Dagoni, bayishyira iruhande rwa Dagoni. Maze Abanyashidodi babyutse kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, barayegura bayisubiza aho yari iri. Bukeye bwaho babyuka kare basanga Dagoni yaguye yubamye imbere y'isanduku y'Uwiteka, kandi igihanga n'ibiganza bya Dagoni byaguye ukubiri n'umubyimba ku gitabo, hasigara umubyimba wayo gusa. Nicyo gituma abatambyi ba Dagoni n'uwinjira mu nzu yayo wese batarushya bahinguka ku gitabo cya Dagoni muri Ashidodi na bugingo n'ubu. Nuko rero ukuboko k'Uwiteka kwaremereraga Abanyashidodi n'abo mu butware bwaho, arabarimbura abateza ibibyimba. Abanyashidodi babonye bibaye bityo, baravugana bati, isanduku y'Imana ya Isiraheli ntikagume muri twe, kuko ukuboko kwayo kwaturemereye hamwe n'Imana yacu Dagoni. Niko gutuma ku batware b'Abafilisitiya bose bateraniraho bari barabaza bati, tugire dute isanduku y'Imana ya Isiraheli? Barabasubiza bati, isanduku y'Imana ya Isiraheli muyihererekanye igere i Gati. Nuko bajyanayo isanduku y'Imana ya Isiraheli. Bamaze kuyihererekana
nya ukuboko k'Uwiteka kurwanya urwo rurembo, kurutera umubabaro cyane. Abo mu rurembo, aboroheje n'abakomeye, abateza ibibyimba bisesa ku mibiri yabo. Maze isanduku y'Imana bayohereza kuri Ekuroni. Abanyekuroni bayirabutswe iza basakuriza icyarimwe bati, bahererekanije isanduku y'Imana ya Isiraheli, none bayitugejejeho kutwicana n'abantu bacu. Baherako batuma ku batware b'Abafilisitiya, bateranira aho baravuga bati, nimwohereze isanduku y'Imana ya Isiraheli isubire aho yari iri, ye kuzatwicana n'abantu bacu. Kuko muri urwo rurembo rwose bari bihebeshejwe n'urupfu, kandi ukuboko k'Uwiteka kwabaremereye cyane. Abatapfuye batobotse ibibyimba, muborogo w'ururembo ugera mu ijuru. Igice cya 6, titire yayo iravuga ngo Abafilisitiya basubiza isanduku y'Imana mu Bisiraheli. Isanduku y'Imana yamaze amezi 7 mu gihugu cy'Abafilisitiya. Bukeye Abafilisitiya bahamagara abatambyi n'abapfumu, barabaza bati, iyi sanduku y'Uwiteka tuyigire dute? Mudusobanurire uburyo twayisubiza ahantu hayo. Barabasubiza bati, nimwohereze isanduku y'Imana ya Isiraheli, ntimuyohereze yonyine, ahubwo muyisubizanyeyo n'amaturo n'impongano, mubone gukira, kandi muzamenye icyatumye ukuboko k'Uwiteka kutaretse kubagwa nabi. Barabaza bati, mbese twamutura turo ki bw'impongano? Barabasubiza bati, muture ibibyimba byacuzwe mu izahabu 5, n'imbeba zacuzwe mu izahabu 5, nk'uko umubare w'abatware b'Abafilisitiya ungana, kuko mwebwe mwese n'abatware banyu mwasangiye icyo cyago. Nuko muzicurishirize ibishushanyo by'ibyo bibyimba byanyu n'ibishushanyo by'imbeba zanyu zanduje igihugu, kandi muzubahe Imana y'Abisiraheli, ahari yabakuraho ukuboko kwayo no ku mana zanyu n'igihugu cyanyu. None se ni iki gituma mwinangira imitima nk'Abanyegiputa na Farawo ubwo bayinangiraga imaze gukorera muri bo ibitangaza? Mbese ntibarekuye abo bantu bakigendera? Nuko nimwenda igare rishya, muryitegurane n'inka 2 z'imbyeyi zitigeze gukurura, muzihambireho igare, muzikureho izazo, muzisubize mu rugo. Maze mwende isanduku y'Uwiteka, muyigereke ku igare, kandi ibintu by'izahabu by'umurimbo by'amaturo y'impongano mwohereje mubishyire mu gasanduku iruhande rwayo, maze mubyohereze bigende. Nuko murebe aho iri bunyure, nisubiza mu rugabano rwayo ikajya i Betishemeshi, tuzamenya ko ari Imana yaduteje iki cyago kingana gitya. Ariko nibitaba bityo, tuzamenya ko atari ukuboko kwayo kwatwishe nabi, tumenye ko ari ibyago byatugwiririye gusa. Nuko babigenza batyo, batoranya inka 2 z'imbyeyi, bazihambiraho igare, izazo bazizirika mu rugo. Baherako bashyira isanduku y'Uwiteka ku igare, bashyiraho n'agasanduku karimo imbeba zicuzwe mu izahabu n'ibishushanyo by'ibibyimba byabo. Nuko n'izo nka ziboneza inzira y'ubusamo yose ijya i Betishemeshi, zigenda zabira inzira yose, ntizakebakeba iburyo cyangwa ibumoso. Abatware b'Abafilisitiya baraziherekeza, bazigeza ku rugabano rw'i Betishemeshi. Uwo munsi ab'i Betishemeshi basaruraga ingano mu kibaya, bubuye amaso babona isanduku iradutse, bishimira kuyibona. Nuko igare riza rityo no mu murima wa Yosuwa w'i Betishemeshi, rihagararaho igitare kinini cyari kiri. Baherako basa imbaho z'igare, batambiraho izo nka ziba igitambo cyoswa cy'Uwiteka. Abalewi bakuraho isanduku y'Uwiteka n'agasanduku kari hamwe nayo karimo ibintu by'izahabu by'umurimbo, babitereka hejuru y'icyo gitare kinini. Nuko uwo munsi ab'i Betishemeshi bahatambirira Uwiteka ibitambo byoswa n'ibindi bitambo. Maze ba batware 5 b'Abafilisitiya bamaze kubireba, basubira kuri Ekuroni bwigabe.
kandi ibi ni byo bibyimba by'izahabu abafilisitiya batuye Uwiteka by'amaturo y'impongano. Kimwe cyari icya Ashidodi, ikindi cyari icy'i Gaza, ikindi cya Ashikeloni, ikindi cy'i Gati, n'ikindi cya Ekuroni. Kandi n'imbeba zacuzwe mu izahabu nk'uko umubare w'indembo zose z'abatware b'Abafilisitiya ungana, indembo zigoswe n'inkike n'ibirorero byo ku misozi. Kandi umuhamya wabyo ni igitare kinini bateretseho isanduku y'Uwiteka, kikiriho n'ubu mu kwa Yosuwa w'i Betishemeshi. Hanyuma Uwiteka yica abantu b'i Betishemeshi 70, kuko barungurutse mu isanduku y'Uwiteka. Maze abantu barizwa cyane n'uko Uwiteka yabiciye abantu benshi. Ab'i Betishemeshi baravuga bati, ninde ushobora guhagarara imbere y'Uwiteka iyi Mana yera? Mbese yava muri twe ikajya he? Nuko batuma intumwa ku baturage b'i Kiriyatiyeyarimu bati, Abafilisitiya bagaruye isanduku y'Uwiteka, nimumanuke muyizamure ijye iwanyu. Imana yo mu ijuru rero ibahe umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma igice cya 7.